Intambara ikomeye nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru ni intambara yegereje. Icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo inyamaswa yavuye mu gitaka. Inyamaswa yavuye mu gitaka. Mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho dusenga Imana. Turagushimye, turaguhimbaje wabwa icyubahiro. Tugushimye ko wabanye natwe. Tugushimye ko wakomeje kuturinda, twaba tugikomeza kwiga aya magambo y'ubuhanuzi. Turagusabye rero kugira ngo ubane natwe muri aka kanya kandi uduhe kumvira aya magambo turi kwiga ndetse uduhe no kuyumvira. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Inyamaswa yavuye mu nyanja. Niyo ngingo twize ejo, ariko kuri uyu munsi tujye kureba inyamaswa yavuye mu gitaka. Iyo dusomye mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 tukageza kwa 18 tuhabona iby'inyamaswa yavuye mu gitaka. Ngo mbese ni muwe buryo iyi nyamaswa ya kabiri itandukanye n'inyamaswa ya mbere ivugwa mu byahishuwe 13? Twibukiranye yuko inyamaswa ya mbere yavuzwe ko ari inyamaswa yavuye mu nyanja. Kandi twabonye ko iyi nyamaswa ihagarariwe n'ubupapa bukorera i Vatican mu gihugu cyo ku mugabane w'i Burayi. Kandi ku mugabane w'i Burayi hagaragaye nk'ariho hari hatuwe abantu benshi. Kuvuga ngo ni inyamaswa yavuye mu nyanja nuko ari inyamaswa ikomoka ahantu hari hatuwe abantu benshi. Rero ni ubutegetsi bukorera ku mugabane w'i Burayi mu gihugu cya Roma. Iyi nyamaswa rero ihagarariye ubupapa. Kandi mu byagiye birangana two twabonye yuko ububasha ibuhabwa na Satani, aricyo cya kiyoka. Ubu rero tugiye gusoma ibyahishuwe 13 umurongo wa 11 tugeze wa 18 turebe iby'inyamaswa yavuye mu gitaka. Umutwe w'amagambo uravuga ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, avuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Iha isi n'abayirimo bo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye. Imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Yobesha abari mu isi ibyo bimenyetso. Yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi uwo mubare ni 666. Aha, inyamaswa ya mbere yavuye mu nyanja. Inyamaswa ya kabiri yavutse iva mu butaka. Inyanja ishushanya amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ubutaka buhagarariye ahantu hatuwe n'abantu bake. Iyi nyamaswa ya kabiri yaduka ahagana ku iherezo ry'igihe cya gihanuzi, igihe inyamaswa ya mbere yakoreshaga ubutware bwayo. Ni ukuvuga ko yadutse ahagana mu mwaka w'1798 nyuma ya Kristo. Aha rero uko bimeze kose, iyi nyamaswa ya kabiri ishobora kuba yaravutse nyuma y'icya 798.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zihuje n'ubu busobanuro. Zabonye ubwigenge mu mwaka w'776 nyuma ya Kristo. Zitora itegeko nshinga mu mwaka w'789 nyuma ya Kristo. Maze mu kinyejana cya 19 ziza kumenyekana nk'igihugu gikomeye ku isi. Dushingiye ku buhanuzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kigaragara ko gihagaze mu mwanya w'inyamaswa ya kabiri, ariyo nyamaswa yaturutse mu gitaka. Yohana akomeza agira ati, iyo yari afite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Ibaze kugira amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama warangiza ukavuga nk'ikiyoka. Mu buhanuzi bwa Bibiliya, amahembe ashushanya imbaraga. Mu buryo butandukanye n'inyamaswa ya mbere, iyi nyamaswa ya kabiri nta makamba ifite ku mahembe yayo, bisobanuye ko ari ubwami. Ayo mahembe abiri rero ashushanye amahame abiri y'imitegekere, ariyo soko y'imbaraga ndetse n'umudendezo mu bya politike ndetse no mu by'idini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo mbabwire yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishingiye ku mahame abiri. Zigira umudendezo mu by'idini ndetse zikagira n'umudendezo mu bya politike. Aha rero iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 n'uwa 12, haratubwira ngo, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere. Mu maso yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Ngo mbese nizihe mpinduka tubona muri iyi nyamaswa kandi ivuga ite? Bene data, ni ukuvuga ko iyi nyamaswa yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, nuko yarangiza iza kuvuga nk'ikiyoka. Kuva mu kuvuga nk'umwana w'intama warangiza ukavuga nk'ikiyoka, icyo ni impinduka ikomeye. Iki gihugu rero gituje gisa n'umwana w'intama, amaherezo kiza kuvuga nk'ikiyoka. Gitegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere, kandi gisiribanga amahame yacyo y'umudendezo w'idini. Ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zizafata iya mbere mu guhatira buri wese utuye ku isi kuramya ya nyamaswa ya mbere, binyuze mu kwemeza ubutware bwa papa mu by'idini no mu bya politike. Bene data, bigaragare yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara isoza amateka y'isi. Iki ni igihugu cyari gifite umudendezo mu by'idini, ako biratangaje kumva ko aricyo kizahatira amahanga yose mu kugira ngo babashe kuramya inyamaswa ya mbere, ariyo twabonye ihagarariwe n'ubupapa. Bene data, dukurikije ubu buhanuzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafatanya n'inyamaswa kurema igishushanyo. Itorero ryifatanyije na leta, kandi zizahatira buri wese kuramya icyo gishushanyo. Igitangaje ni uko ubwo zagaragazwaga nk'imbaraga z'iyi nyamaswa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta mbaraga za gisirikare n'iz'ubukungu zari zifite nk'uko zifite ubu. Bene data, aho iki gihugu cyakagombye kuba gikomeye kirwanya iyo nyamaswa, gifite ububasha mu bukungu ndetse no mu gisirikare, nibwo kijye kwiyegurira gukorera iyi nyamaswa. Ubu rero isi igeze ku iherezo, intambara igeze aho rukomeye. Dukwiye kuba maso kandi dushikamye, twishingikirije Kristo wenyine, kuko niwe uzadukiza. Ubu ngubu nta handi ubu buhanuzi buzatangirira, ni muri za politike z'isi zirangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero icyo tukwiye gukora, tukwiye kwitonda. Ijambo ry'Imana gusa riratubwira yuko aho kumvira leta, mu gihe leta ishizeho amahame atandukanye n'ububasha n'ubushake bw'Imana, umuntu akwiye guhitamo, akwiye kugira amahitamo
Rero mu gihe leta ishizeho amahame atandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, dukwiye kumvira Imana kuruta kumvira leta. Nshuti yanjye, niwo nahanjye nawe, kugira ngo tugiremo amahitamo mazima kuri uyu munsi wa none. Ubwo ubutegetsi bw'isi bugiye kuzahatira abantu kwigomeka ku mategeko y'Imana, niho urukundo dukunda Imana rugiye kugaragara. Mu Kristo nahanjye nawe, kugira ngo tugire amahitamo mazima, bityo ubwo Kristo azagaruka tuzishimire kumusanganira. Ibyo nibyo ngusabiye, nanjye nisabira muri aka kanya. Dusenge Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Wabanye natwe muri aya magambo tumaje kwiga kuri uyu munsi wa none. Turagusabye rero kugira ngo ukomeze utwiyoborere, ukomeze ubane natwe, ukomeze uduhe kumvira ijambo ryawe, ukomeze kuduha kugira ngo tuzagiremo amahitamo mazima, ubwo iri tegeko rijya gukomera ryo guhatira abantu kuramya iyi nyamaswa twabonye hano hejuru. Turagusabye rero Mwami Imana kugira ngo twiteho kandi uduhe kukumvira. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.